Mwaramutse neza, uyu mwanya nje kugira ngo nkwereke intandaro y'ibibazo tubamo, ingorane tugira, ariko nanagerageze gusa n'uwerekana inzira y'igisubizo. Intandaro y'ibibazo tubamo ni ibitekerezo. Mu bitekerezo niho urugamba ruri, mu bitekerezo niho kunesha kuri, mu bitekerezo niho kurindagirira kuboneka ku bantu batari bake. Mu by'ukuri ibitekerezo by'umuntu nibyo bimugaragaza uwo ari we, kandi ibitekerezo by'umuntu nibyo biberamo, ni nkayo tere y'urugamba, kandi ibitekerezo nibyo bigena ejo h'umuntu. Mu by'ukuri ibitekerezo cyangwa se uko umuntu atekereza ni fondasiyo, ni umusingi w'igihe gikurikiraho. Iyo utekereje ibibi, ugatekereza kuneshwa, ugatekereza guhomba, ugatekereza ni umusingi udakomeye, ni umusingi w'umucanga w'ubuzima bwo mu gihe gikurikiraho. Si no mu buzima bwa gikristo gusa, no mu buzima busanzwe niko bimera. Uko gutekereza rero, Satani akunda kuhakorera cyane kugira ngo atere intambara, atere gutentebuka, maze bigatera kujya muri negatifu, reka mbe ariko mvuga, kandi bigatera umuntu mu by'ukuri kutagira icyo ageraho. Ndibuka Abayisiraheli bari mu butayu, 10 baraje baravuga ngo ntabwo tuzatsinda, batekerezaga kuzatsindwa, bageza n'ubwo bitekereza ngo bameze nk'inzige imbere y'abantu bari bagiye aho bari bagiye, kandi bo ntibari bigeze babibabwira. Ariko reka dufatire urugero ku mugabo Dawidi, maze turebe uko yatekerezaga. Muri Zaburi 143:5 yaravuze ngo nibuka ibyabaye mu bihe bya kera, ntekereza ku byo wakoze byose, ibikorwa byawe ndabizirikana. Ibi byatumye ava mu bihe by'intambara agera mu bihe by'ibyishimo n'umunezero. Yatekerezaga imirimo y'Imana, bigatuma adakuka umutima, akabona ko nta rugamba na rumwe atanyuramo kubera Imana. Ajya kurwana na Goliyati, yabanje gutekereza ko igihe cyose yabanye n'Imana yanesheje amadubu, anesha intare. Maze birakwiye yuko dutekereza dutyo, tukatura neza, kandi ibitekerezo nibiba mu rwego rwo kuzirikana Imana n'urukundo n'imbabazi zayo, nta kabuza hirya ni heza. Uyu rero yageze ku ruzi ruto Nyabarongo y'ibiziba, ahita atekereza ko itamuhitana kuko uruzi ruyirusha ubunini rutamuhitanye. Ubwo ni uburyo bwo guhanga, ariko bifite icyo bivuze. Ndakwinginze kugira ngo ntutekereze mu buryo butsindwa, utekereze mu buryo butsinda kubera Imana. Umunsi mwiza kuri wowe, ku byawe no ku bawe. Umwuka, ubugingo n'umubiri birindirwe mu Mwami wacu Yesu Kristo.